Yes, reka twizere ko mumeze neza mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya TSG Online TV. Twizera ko rero mumeze neza ahantu muri mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi ndetse nuko bwije nuko bukeye. Twe turabashimiye. Ivumbi rigiye kongera gutumuka. Bwa mbere Wayz yavuze kubye na Juno kizigenza ndetse anakomoza no kubutinganya ashinjwa. Gira ngo mu kiganiro cy'ubushize ubwo twari turi kugaruka hano nanone ku byo Wayz byari bimaze igihe bivuga yuko ari umutinga. Mu kiganiro cy'ubushize kuri TSG Online TV twari twagarutse cyane byimbitse ku byo Wayz yari arimo arashinjwa yuko nawe ashobora kuba ari umwe mu bakundana ariko bahuje ibitsina. Umuhanzikazi rero Wayz mu bushize mu kiganiro twagiranye nawe twamuvugaho yuko nawe ashobora kuba ari umwe mu bakundana bahuje ibitsina. Wayz we ni umukobwa n'umuhanzikazi w'umunyarwanda, ibyo murabizi. Umuhanzikazi rero Wayz uherutse rero gushwana na Juno kizigenza, ibi murabizi ntabwo turi rugarukaho. Rero uyu Juno yarazwi nk'umukunzi we, yatangaje ko nta byinshi yamuvugaho ndetse avuga no kubyo kuba aryamana n'uwo bahuje igitsina cyangwa se ibyo benshi bazi nk'ubutinganyi. Wayz aha ni nyuma yaho hashize iminsi havugwa intambara y'amagambo hagati ye na Juno. Mwarabibonye kandi mwagiye munabyumva. Bari bamaze igihe rero bagaragara ko bakundana ubwo bitakunzwe kuvugwaho rumwe, benshi bavuga ngo nagatwiko. Nyuma y'amezi atari make cyane rwose 6 nta nubwo nagezemo, Wayz na Juno baje kuvugwa rero yuko bashwanye. Benshi mwagiye mubona ndetse n'amashusho menshi agiye atambuka hanze bajya muri studio bakaba bari kumwe mu ma interview ku ma stage. Mwagiye mubona ama stage menshi bagiye baririmbamo bikarangira rwose umwe asanze undi kuri stage. Nyuma yaho rero abashijwe ku ndirimbo yumva ko byagiye bigaragara rero Wayz aho yagiye ajya kuri stage, atumuye nko kuri stage agahura na Juno kizigenza, bakaza bakaririmba nk'indirimbo Away benshi mwakunze cyane rwose. Gusa nyuma yaho ishyamba ntiryaje kuba ryero, baje gushwana. Ibyo se turi bigarukaho. Wayz yabajijwe indirimbo yumva rero nyuma yo gushwana rero. Wayz yabashijwe indirimbo yumva yatura Juno kizigenza. Wayz yasubije ko nta ndirimbo yumva yamutura kuko Wayz muherutse kubona rwose inkubiri hagati ye na Juno kizigenza ndetse yaje no gushyira hanze ubutumwa bagiye bagirana. Wayz yaje kubazwa ku mukobwa rero uherutse kugaragara mu mashusho y'indirimbo ye yitwa 10 Days. Iyi 10 Days twababwiye ko ari indirimbo iri kuri album ye ya EP cyangwa se extended playlist zasohotse yagombaga gushyira hanze muri uyu mwaka wa 2022. 10 Days rero yaje kugaragaramo umukobwa mugenzi we bakina urukundo. Ubushize twababwiye ko ubundi mu busanzwe iyo ari umuhungu ari indirimbo y'urukundo birumvikana hagaragaramo umukobwa bari gukina cyangwa se nk'ibyo twakita drama cyangwa se ikinamico y'urukundo, cyangwa se mu bagaragara mu ndirimbo kwifashisha umukobwa, yaba ari umukobwa akifashisha umuhungu. Gusa kuri iyi nshuro Wayz yagaragajemo umukobwa. Benshi rero babifashe nk'ubutinganye, maze Wayz yasubije ngo ngo byose yabikoze nk'uko umutimanama we wabimutegetse. Wayz yavuze ko ari artiste, kandi ubusanga artist nta mupaka cyangwa se nta herezo yashyirwaho, nta mupaka yashyirwaho no kuba yakoresha amashusho. Yavuze yuko ari artiste, so yemerewe rero kuba yakoresha uwo ari we wese cyangwa se mu buryo bwari bwo bwose yemerewe kuba yabikoreshwa. Wayz rero yavuze yuko we ku giti cye ibyo benshi babivuga
nta shingiro bafite byo kuvuga ko yaba ari umutinganyi cyangwa se yaba akundana n'uwo bahuje igitsina. Yabihakanye rero yivuye inyuma, yanakoresheje n'ijambo rikomeye cyane, aravuga ati ibyo ni ibibareba niba babitekereza gutyo. Wayz rero arateganya rero gushyira n'indirimbo nshyashya ye hanze. Wayz mu gihe cy'amasaha 2 indirimbo yari maze kurebwa n'abantu basaga 61,000. Mu bigaragara rero Wayz ni umwe mu bahanzi b'abakobwa mu gihugu cy'u Rwanda bari kuzamuka kandi bari gutera intambwe. Yes, ngira ngo tukiri no muri uwo mujyo dukomeza ahangaha mu makuru yacu y'imyidagaduro. Umuhanzi Juno Kizigenza yamaze guhabwa igihembo na YouTube. Nyuma y'igihe rero gito umuhanzi Juno Kizigenza atangiye umuziki, yamaze guhabwa ishimwe na YouTube kuko amaze kugeza ku bamukurikirana barenga 100,000. Juno Kizigenza amaze kwigarurira imitima ya benshi mu rubyiruko, dore ko zimwe mu ndirimbo ze zarebwe cyane, aho usanga zimaze kurebwa n'abarenga miliyoni y'abantu, bityo bikamushyira rero mu bahanzi bakunzwe mu Rwanda. Umuhanzi rero Juno Kizigenza rero yashimye abakunzi be ndetse na YouTube, yiziza abafana be kubaha umuziki mwinshi cyane mu mwaka w'2022. Juno Kizigenza rero yamaze guhabwa igihembo, iyi ngiyi niba ndi kureba neza ni zimwe bita golden, ni silver. Yamaze guhabwa rero silver award. Iyi ni imwe muri award rero zihabwa abantu baba barakoze ibikorwa bikomeye cyane kuri YouTube, ndetse baba barakurikiwe cyane n'ibintu byabo baba baragiye bashyiraho. Juno Kizigenza rero tumubwira uti felicitation, amaze kwigaragaza mu muziki nyarwanda, ufite indirimbo nziza cyane rwose za birenze, n'izindi ndirimbo zitandukanye zigenda akora umunsi ku munsi. Extended playlist ye rero irimwe mu ma playlist yakunzwe cyane rwose, ndetse ntekereza ko n'abanyarwanda bazikunze cyane. Ntekereza ko ari naho hahereweho ahabwa kino gihembo cya Silver Award na YouTube. Yes, inkuru yindi rero tugiye gusorezaho, ngira ngo mwese hashize igihe kitari gito cyane video icicikanye ku mbuga nkoranyambaga y'umugabo wari uri mu muhanda atwaye ingorofani. Mu bigaragara aha yamanukaga ku muhanda usa nk'ugana ku Kinamba. Ni video ya trendinze cyane cyangwa se yasakaye ku mbuga nkoranyambaga mu gihe kitari gitoya. Bamwe benshi bagiye bamukoresha mu biganiro bitandukanye, ariko ikiriho kugeza aka kanya ni hotel imwe yo mu mujyi wa Kigali, imwe muri hoteli nziza kandi ikunzwe cyane, aho yemeye kumuhemba igihembo gikomeye cyane kitaratangazwa kugeza aka kanya. Gusa muri post y'icyongereza cyangwa se ku rukuta rwabo rwa Twitter, iyi hoteli yagize iti mu magambo y'icyongereza ati baragize bati gukora cyane nibyo bizasobanura neza uko umwaka wa 2022 uzagenda. Ubwo bageragezaga rero gushakisha inimero ye, abenshi bakoresha urubuga nkoranyambaga rwa Twitter, benshi bagiye bagira bati ni byiza yuko mwamushaka hakiri kare mu gihe kidatinze cyane. Iyi hoteli yaje gusubira ku rukuta rwayo rwa Twitter rutangaza ruvuga ko amakuru meza, rushimira buri wese, bavuga yuko rero uyu mugabo bamaze kumubona. Uyu nguyu mugabo usanzwe akaba akora akazi k'ubukarani cyangwa se gutwaza imizigo cyangwa se gutwaza imizigo abantu. Rero iyi hoteli ikomeye yo mu mujyi wa Kigali yamaze kubona nimero ye, ngo rero bazatangaza ubufasha bamuhaye ndetse bazashyira hanze vuba igihembo yagenewe. Reka tubashimire cyane rero
mwese mudahwema kutwereka ko mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi ndetse nuko bwije nuko bukeye. Umunsi w'ejo reka tuzongere duhure nanone ku makuru menshi azaba ariho, ivumbi rizongera ritumuke. Turabashimiye rero cyane cyane. Subscribe, like ndetse na share ni ingenzi kuri twe, kandi ntago twababuza nanone kujya muri comment zacu, hanyuma mukatubwira icyo twazajya tubabwiraho gutaha ndetse n'inyunganizi n'ibitekerezo kuri TSG TV online. Turabashimiye cyane rero, mugire ibihe byiza. Nge ni Kevin one and only, hasta la vista.